reka vuga twese turi nose kuganira. aha njye ntabwo njye ndi kuvuga mwagiye mureka ngarangiza kuvuga impamvu mbihuza nka Melody na Ben uribuka Melody asaba The Ben collabo bagahana n'amagahunda urumva ari nabyo bintu byaremye beef urumva ku ruhare runini rw'impande zombi urumva beef yaremwe namwe ako se watuje iki kinyamakuru cyo ni igifana Njuga kuba Melody kuba Ben yarimye Melody ntuza featuring ntabwo yayimwimye yarayimwimye amuburiye umwanya bro AB karagiteri ya Melody nawe urayigira AB reka nkubwire AB karagiteri ya Melody nawe urayigira ntukunda kwinginga urumva ariko yamwimye umwanya banza nyine ntago akunda kwinginga yamwimye umwanya ariko ntago na Melody ntago akunda umuntu afata mu nyo urumva ntago akunda ngo njyewe ngo nze ngo nicare iwawe ni mu mwanya wawe mbibone mu maso yawe ko wawunyimye ndahita nzinga karagukanye nigendere nanjye nkurabure nyuma Melody ni nka Budu bundi nibo banjye mwemwe yarayikoreye iyo uje kuri TikTok ikintu bita revo no kuzamura revo nuko ushora amafaranga ukagikorera uzi uri kuzamura revo zuzi ko ari ukuzana umutwe gusa Njuga nawe wemeranywa nabo koko ngewe Njuga nanyitabe mbanze mubaza ikibazo ndakigusubiza reka nzane n'undi mukobwa tuyimaranyemo igihe nge nawe nzane n'undi mukobwa ndakigusubiza Njuga iyi miziki ko nge nawe tuyibanyemo igihe kinini subiza ikibazo kigira kiti ese amafaranga ntacyo amaze mu muziki arakimaze none se amafaranga yose Coach Gael yashoye muri Melody ntacyo yamumariye urumva Njuga ikibazo cyabaje none se ntacyo yamumariye Melody ntago mumuzi abajana bakavugira nkaho mbere ya Coach Gael Bruce atari umuhanzi munini Bruce Melody yamariye Coach Gael yari umuhanzi munini kandi AB niba nta nicuzi AB Coach Gael niwe wakimariye Bruce kurusha Bruce kukimarira Coach Despa Bruce Melody nta kintu yamariye The Ben ngenda nabihamye 100%. Se AB ntacyo ngo yamusubiza inyuma muteza n'abantu AB reka mbanze nkubwire AB oya buretse ibyo ngibyo wenda ibyo ngibyo reka tuvuge gutya ese AB iyo umuntu afashe amafaranga yawe iyo ushaka kumenyekana ni wamamaza rero niba uzi ko wamamaza umuntu witwa Coach Gael yarebye Bruce Melody avuga ati uyu muntu niyo nakwamamazamo mufite urumva izina ryanjye ryamenyekana ahavuzwe nanjye nahavugwa Njuga business yanjye igatera imbere Njuga umuntu ufite amafaranga urumva imbaraga z'amafaranga ntacyo zitakora ngo umuntu amenyekane ko Kigali yabishaka kubigenza gutyo nta nzira nimwe yari kubura imutuma amenyekana kubera amafaranga yari afite we batizo niba ari batizo niba ari batarizo buretse mbanze nge nkubwire uribuka umuntu witwa Coach Gael afata amafaranga yiwe akayashora muri The Ben mu ndirimbo yitwa Why barinze kuva Tanzania batarwanye batashwanye ajya gufata umwanzuro buretse iyo reka njye urugero wowe tuza ariko banza wawe tuza maze mvuge ko mbizanye wari wabivuze AB uribuka kuki ikipe y'ubwayo urumva ifata umwanzuro urumva ikavuga ngo ngiye kwamamaza mfate Visit Rwanda nyishyire ku jezi ya Aston Villa cyangwa ya PSG cyangwa Arsenal nukugira ngo bigende gute urumva nuko nyine reka mbanze mubaze nuko amafaranga banza wumve nyine mbanze mubaze nuko amafaranga n'abantu nyine nuko amafaranga n'abantu dufite twayaha byazina rikamenyekana bari hano mu gihugu no Aston Villa ikeneye Rwanda cyangwa Rwanda rukeneye Aston Villa umva ngo mbabwira umugabo witwa Coach Gael ni umugabo utekereza kure kandi agashora ahantu nawe abona hamufitiye inyungu urumva niba yarafashe Bruce Melody nuko yabonaga hazinduka nibyo nari ndi kubwira abajene rero uwo muntu yashaka abazunguka
barashaka Ese kugira Njuga, nkaho mbere ya coach Gael Njuga, Bruce Melody Yo. atari umuhanzi munini Njuga. kandi Gael yamuhisemo kubera ko ari umuhanzi munini Njuga. niwo muhanzi wari mwiza mu gihugu, niwo muhanzi wari mwiza mu gihugu. cyane Rega bishaka kwigira nkaho rero bishaka kwigira nkaho Despa. Gael ari we yubakiye Bruce izina Despa, mwabihinduye isoko rero, hajya havuga umwe mu mwumve bavuge n'undi, nta muntu n'umwe uri kumvikana hano. reka mvuge kano kantu tuhite tugendera ku murongo kandi ukumve ngewe nuko nguko opinion imeze. Urumva? Bruce umugabo witwa The Ben aririmba uyu muziki, urumva yagize igikundiro, urumva amaze kugira igikundiro uwitwa Bruce Melody aririmba uyu muziki yakoze abafana. Rero hari igikundiro hakaba n'umufana. Rero uriya niba afite igikundiro pe nanjye The Ben ntago mwanga, ndamukunda, urumva, ariko nkafana Bruce Melody. Ese Njuga kumva ibaze, reka nkubaze ikibazo cyoroshye. Ari indirimbo yitwa pom 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 na wayi byose si Bruce Melody na Diamond, ibindi bikaba The Ben na Diamond. Wayi na pompo ni ihe ndirimbo yabaye ya Danji ikaba successful kurusha izindi. reka nkubwire, urumva yebe nshaka kuguha urugero umuceri. Oya nsubiza ikibazo nkubashije ngiye kuba buretse izo ndirimbo. Reka nkubwire impamvu, sibyo? Ngewe ku giti cyanjye nkunda pompompo. Nta kirimo pompom ntabwo ari indirimbo. Tujya mujye kunyangisha ibintu nkunda mwe na mufite byari ya kubukunda ikintu turebanje niba urya amateke urashaka kuyandisha gute? Ariko Njuga kuba abakobwa bambara amapantara ntibivuze ko umwenda wabo ari amapantara nyine, ni amapantara nyine, ntabwo ari umwenda wabo ni amapantara. amajipo en general, tugiye ikintu en general. Abakobwa bambara amapantara. Umwenda wabo ni None ko amajipo. mumubajije iyo akunda akayivuga Njye mvuze icyo mukamuguranya. nkunda, none mugiye kumburanya ku byo nkunda. Kuki bashaka kugukundisha ibyo bakunda bo? niwe uri gutuma biba isoko. Ngewe urambajije ikibazo cyawe rata, wowe ukunda wayi, ngewe nkunda pompompo. Simbizi ngewe Nanjye nkunda wenda pomporata aho turi kumwe. buri wese avuge ku giti cye icyo akunda. Okay, kubera icyo Ziriya ndirimbo ni indirimbo ebyiri Zitandukanye. kubera icyo ukunda pompom. Nuko nyikunda. nibyo nari ngiye kukubwira sasa. Indirimbo Ziriya nziza indirimbo ebyiri zifite message ebyiri zitandukanye. Tujye kubiranga indirimbo nziza kugira ngo tuvuge Indirimbo nziza biterwa na mood urimo nawe. Melody iririmbira igishego kandi ngiye nkunda igishego. Urumva urajya kunyumvisha ibintu ngo byo gukundana, ngo naramubonye ngo ndamurota, ngewe ndakubwira ngo niwemera pom pom pom. Ibyo bintu byo kujya kunyigisha uburyo nkunda ni zero. Ziriya ni indirimbo ebyiri zitandukanye zifite message ziri different. Mu buzima bwa buri muntu habamo vitamine A na vitamine B. Urashaka kujya